Vestine yagaragaje cyangwa se nyine yitwaye mu buryo butari bwiza, dore ko yabashijwe kubazwa izina rye arangije arasubiza ati ni umwe muri twebwe, ashaka kwerekana yuko adashaka nyine kuvuga izina rye. Ni ibintu byagiye bigarukwaho ku izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nyine ku bakunzi ba Vestine Dorcas, aho rero bagiye bibanda cyane mu buryo yasubijemo. Bagiye bagaruka rero ko atasubije neza cyane, by'umwihariko nk'umunyamakuru wari waje kubasanganira. Umunyamakuru amubajije ati uwo ninde, nyine avuga ati ninde waririmbye ako gace, ariko Vestine yasubije agira ati ni umwe muri twebwe. Ibintu rero bitashimishije umunyamakuru bigaragara no mu maso, dore ko yahise yimuka ahita ko abaza mugenzi we Dorcas nawe rero mu gusubiza, akimara kumva ibyo mukuru yari yasubije yavuze ati ntago ndi bujye kure y'ibyo yasubije. Nawe yahise amusubiza ati ni umuramyi, aho kumubwira ko yitwa Dorcas. Byakomeje rero kugaragara nabi kuri kamera, uretse no kuri kamera nyine ku bakunzi babo bagiye babona ibingibi muri comment bagenda bavuga ati ese kuki usuzuguye uyu munyamakuru, bigenze bite aka kanya mugeze hariya, imutangiye kwishyira hejuru. Benshi rero bagiye